abaganga bakuvuye baravuze ngo harabura amezi 3 ngupfe uracyari ibirayi nibyo bikondora oya ntabwo ibyo binkondora ariko ni kumbwira iki nkondora ni Imana ahubwo bro nawe abantu baba bakuvugaho byo bifata ute ntabwo mbyitaho umujyi warahindutse Kigali yabaye Singapore rwose nakagugu kandi ntabwo yasigaye inyuma ibyo byose ndabizi n'ubundi gahunda twayipanze mbere ari kugenda idakunda Imana ishimwe ko yakunze njya kugutembereza akagugu n'ikintu kumbuye kurya akagugu kurya ibiraha ibiraha byo muhanda genda samura tsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Ega nizere ko mumeze neza cyane abakunzi b'urugendo online TV bari mu bice bitandukanye abadukurikiye bari mu Rwanda bari hanze y'u Rwanda mwese ndabasuhuje cyane. Nizere ko izi ntangiriro z'umwaka zakubereye nziza kandi nabwo nimba zitarakubereye nziza twizere Imana ko izabigenza neza cyane. Urugendo rurakomeje njye nitwa Samu Gakire ndi kumwe na Jerry turi muri rwa rugendo turi mu mihanda ya Kigali ngira ngo ebana imihanda ya Kigali iyo nyirimo mba ndi gutembera ariko ngira ngo uyu munsi ni umugisha ikiganiro ngiye gukora ebana ni umugisha uyu muvandimwe my young brother DJ Dizzo. What up man? Yo meze neza man. Ebana welcome back home. Reka mbyite home kuko ubu turimo twerekeza Kagugu turi mu mihanda ya Nyarutarama tujya Kagugu. Impamvu turi kujya Kagugu ebana ngira ngo DJ Dizzo abenshi baramumenye cyane yarabaye mu DJ ariko hari ahantu atari yabo mu DJ muri ya mihanda tuvuga ya Kigali ya India Risudi hari ahantu yabaye umeze neza Dizzo? Meze neza ndashima Imana. Okay umwaka utangiye gute? Umwaka nawe utangiye neza to ndi kumwe n'abantu banjye. Uri kumwe n'abantu bawe ndi kukubona muri no minsi uri gukora ibitaramo nabonye n'ubundi hari ahantu ufite show ndi kubona mu kanya Shadibo yabipostinze nabonye nawe no kuri social media zawe mbona nabandi bantu bamwe mu bastari bayipostinze show ufite imezute no kuzahegerera nzahagera izabera ukabona ukuntu bimeze. Izabera he? Izabera kuri Olympic Hotel Kimironko. Okay ni show isanzwe nakaye gashya karimo hazaba abantu nyine natatangaje nuko byina cyane nuko enjoyinga muri make ndavuze ngo imihanda ya Kigali ibyo byose turi kwerekeza muri izi nshingira ngo n'ubwa mbere kuva wagaruka mu Rwanda ugiye muri izi nce werekeza hangaha uri kuhabona ute? Ndi kubona nanga ntabwo mperutse kuri MTN Center. MTN ntabwo Dizzo ni ibiki bintu byagutunguye nk'umuntu wari umaze igihe utari mu Rwanda? Ibyantunguye nuko igihugu cyarahindutse cyane kandi kubwiza barumbwire Kagugu nahantu wabaye cyane urahazi wenda sibyenje bavuga ngo n'abantu bahora bazi hari bamuzi ariko hari nabandi bahindutse bitewe n'uburyo nyine umujyi ugenda uturwamo n'abantu benshi cyane. Kagugu wayisize imeze ute kugira ngo ninza kukwereka ishusho ya Kagugu ko niwo ngiye kugutembereza wenda uze kuvuga ati mbonye yarahindutse abantu wenda bwira abantu ukuntu wasize Kagugu imeze ute? Kagugu nahindutse hari kiliziya nshyashya nicyo kintu cyari gishyashya cyari ibindi nta bindi nuvuga ngo ku buryo ahantu hari amagare niko nahasize hari alimentation mashyashya ahantu amagare abaparitse agiye batsinda wahasize umuhanda umeze ute? ari umuhanda w'ubutaka w'igitaka. Yego wasize ari etage habase? Oya wasize inzu zaho ubwo iyo nseko ndayizi ubwo ni byarahindutse ngongo umujyi warahindutse Kigali yabaye Singapore rwose nakagugu kandi ntabwo yasigaye inyuma ibyo byose ndabizi n'ubundi gahunda twayipanze mbere ari kugenda idakunda Imana ishimwe ko yakunze njya kugutembereza akagugu n'ikintu kumbuye kurya akagugu kurya ibiraha
ibiraha byo ku abaga muhanda ibiraha byatanje biraha abana baba batwaye mu ndobo cyangwa oya byo muri alimentation hari restaurant yabaga kwa Rwasa nibyo biraha babigurishaga 50 icyo gihe igiciro cya 50 cyawe waba ufite ijana ukabona 2 niko nahasize abo nuvuga ngo ntago turi bufeka kutari biraha kandi oya ntago byashoboka turajya kurya ibiraha nakindi kintu ni bande bantu kumbuye Kagugu inshuti zawe wahasize ni benshi ntago bavuga amazina ariko barahari uhafite wari uhafite nabahamagaye wabahamagaye nabahamagaye kuri kuhaza umutifu agiye kuza umutifu wiwanye agiye kuhaza wow ni byiza cyane Dizzo ugiye muzika Kagugu gira umupeti nyine turabizi ko cyagiye wari ukiri umupeti kandi nari ndi umwana wari umupeti bani wari ase wa mutifu aracyahari wa undi wakoraga ku modoka Rajabo wakoraga kuri bisi ni Rajabo tu wasiro ni Rajabo uriya ratuye hirya yego yahandi twanyuraga dutashye uriya arahari aracyara aratwara yavuye ku bukomvayeri bumva ukuntu ibintu byagiye biba byiza yavuye ku bukomvayeri ubu ngubu atwara nawe iyasi nawe ndi butahe namusuhuje uriya ariko turamubona by the way n'izindi nshuti zawe zindi za hariya ibyo byose turazibona Dizzo wenda turibuze kuganira no ku bintu byinshi cyane ngira ngo ibyo ari byo byose nimvuga ngo turi kujya ku mihanda ya Kagugu nuko nubundi ngewe hari igihe najyaga nkubona uri ku mixing utuntu ku mashini ibintu by'ubu DJ bundi noneho ugeze hanze ugeze mu Bwongereza mbona warabikomeje kandi bera wakoraga hariya ntago ari warabyize hariya Kagugu kuko najyaga nkubona ukunda ku mixing utuntu rubundi hariya uri n'umupeti muto nabona byize kabisa nabifashe uko nuko bifashe wari kuki wageze hari ugahita wumva ko ari cyo kintu wakomeza gushyiramo imbaraga ukanabyiga ukaba professional kuko turabasuhuje kuko mu ishuri nari umuswa yego nari umuswa ku buryo unanarikwepaho ibyo ntabwo tubivugaho hari ukuntu wigeze uri kwepaho cyane reka tubwire abantu ariko amateka yacu aba agomba kutwubaka noneho bigeraho numva yuko nshaka kujya muri music noneho numva yuko kuba umuhanzi bitashoboka kwera ishuri ryanjye nkavuga ati wigeze ugeragezaho oya kuririmba bo nagiye muri CD imwe njya kuri microphone numva yuko bitashoboka ugiye kuririmba iki papu icyo aricyo cyose nangiye kuririmba numva itambireka noneho njya muri production ibyo abaproducer bakora yego ndavuga ati ibi bintu byose mukanda nibishoboka reka njye mu budije niho navuze ati okay niho niko kazi kanjye kandi ko nzakurikira uhita ubyisangamo uri umuntu wakunze kugaragaza ko ushyigikiye umuziki nyarwanda ukiri na hariya cyane ufite uburyo wawucurangamo ukabona abantu bari kubyumva bahariya yego hari abanyarwanda bakora indirimbo na ba Bruce Melody yego aho indirimbo ataba urabona sawa yego ni indirimbo wakumva utari umunyarwanda gusa yego bikagenda nyine abazungu bazumva nafashe n'amavideo bari kubyumva so yeah indirimbo zacu ziri gutera imbere music iri gutera imbere cyane ni na byiza cyane kuvuza ati hari ba Bruce Melody dufite wenda n'abandi bahanzi banini bagiye bagerageza ba Deben ba Medi barahari bose wagiye ubashyigikira n'ubundi ati nubwo nagarutse n'umuntu aracyafite contribution yo gushyigikira umuziki nyarwanda hari uburyo bavuga ngo aba DJ ariko ngo ari ukuntu music nyarwanda bameze nk'abayiteye umugongo we bimeze bite ko bwashize nabonye bari gusa nk'ababivugaho cyane mbona bikomya aba DJ yego umuziki nyarwanda of course
ntabwo wawugeranye n'imiziki muri Nigeria. Yego. Ariko hari indirimbo ukina. Yego. Ukavuga ati izi ndirimbo zigezweho zirazwi mu Rwanda, ariko niki ngewe nakora kugira ngo zimenyekane hanze. None nawe uri umwe mu bavuga ngo abahanzi mujye mukora indirimbo nziza murebe ko tutazikina. No, I wouldn't say that exactly. Ko nabonye ariko Brian yavuze, Brian umwe mu ba DJ n'ubundi mu bavanga umuziki yavuze ati mwagiye mukora indirimbo nziza mukaraba ko twanga kuzikina. Okay, ibyo ni ibitekerezo bye. Ibyanjye nuko twavuye ahakomeye. Indirimbo zacu ziramenyekana. Yego. So yeah. Ariko icyo nakifuriza Abanyarwanda no gukomerezaho bagakora umuziki mwiza cyane. Twageze Kagugu, ubu tugeze ku murenge. Bagende bohora bakwere ku murenge. Umurenge wawusize umeze ute wa Kinyinya? Manura ikirahure ubanza ureba umurenge. Cyangwa ugeze ngo na karere tugezeho. N'umurenge wa Kinyinya. Uyu ni umurenge wa Kinyinya. Usigaho kiri warahindutse wan? Kiri yanzu ngufi isanzwe. Yego. None urabona ko ibintu byagiye bihinduka cyane. Warahindutse cyane. Waretse ubu turi kwinjira ahantu bita Kagugu. Kagugu rayizi rwose wena nubwo ngiye kwikwereka. Station ya polisi cyabariye. Twagize n'amateka. Hano. Dizo ayo mateka. Binaho tuvuga. Amateka hano ndi kumwe uyu mutipe yari umuhanzi cyo gihe yitwa Lilipo. Arabizi nawe. Namubwiye ngiye kuzakorera wundi watujyanye turabizi. Ngari mwakoze iki? Inshuro nyinshi. Yesu we. Staze ya polisi urahibuka. Umupolisi atujyanye amwibuka. Yibagiwe. Watwara agafandegari. We mwibuka we. Namwibuka. Kubwa Simon. Simon nawe uramuzi? Twakwepye ishuri bigika. Simon. Yari mwanze kujya kwiga. Twagiye. Hano twigaga icyo kigo cy'Ibuka. Kagugu yabaye. Iki kigo ni ikigo gitoya ariko abana bavamo. Iki nicyo kigo cya mbere mu Rwanda kiga abanyeshuri benshi. Ariko ariya Dizzo ntabwo ugeze wiga hano? Oya. Niga college medezamp. Wiga kora medezamp. Okay. Bite. Yize kuri promotion nyuma ya ntarapfa. Oswawunga. Iyi niyo Kagugu rero sasa. Ubu hano kugira ngo imodoka itambuke ngira ngo abantu bari kubibona Twavuyemo. Turaviramo haruguru hariye. Okay. Niho biraba bimeze neza cyane. Ubwo za alimentation wari kuvuga ngo ebyiri. Ekanda. Zino zabaye nyakatsi. Zino zabaye nyakatsi ngiye kukwereka. Nakoreraga hanga. Muri 250 iyi banza. Muri 250. Niho nakoreraga. Itayitwa 250. Era etage se wa iriya barayasese. Ayiwe. Mwabatse etage. Muganga waracyahari. Ibintu byagenze neza cyane hano Kagugu. Okay, yego. Cyangwa hano sigari kaburimbo. Kagugu ngiyi. Ubu ngiye guhamagara abantu banjye. Ugiye kuhamagara? Yari kuhamagara ariko ngiye turi kumwe. Niri pako urabizi wowe umujamo wanjye. Mumeze neza cyane abantu badukurikiye nkuko ni nabibabwiye turi mu mihanda ya Kigali. Uyu munsi ngiye kuganira n'umwe mu bantu bavanga umuziki cyangwa se
mu ba DJ bazwi mu Rwanda cyane ariko nanone twasubiye ku muhanda cyangwa se back on the street ahantu yakuriye ahantu yanyuze akiri umwana akiri mutoya cyane ni Kagugu niho duherereye hano mu gasantere ku muhanda ujye watsinda Dizzo umeze neza meze neza cyane aha hantu duhagaze usije ko abantu bari kutureba cyane ikiganiro twaje kureka ku muhanda kandi urabizi ko y'abantu babonye umuntu uzwi cyangwa se bazi kuri social media w'umustar bagomba kumureba cyane kubera ko turi gukora ikiganiro ku muhanda uyu umuhanda ujye batsinda rero kugira ngo ntago wari wari umuhanda w'igitaka wari igitaka yego none urabona ko ibintu byahindutse cyane yego mu bintu wambwiye ngo ukumbuye ku muhanda wa Kagugu harimo ibiki n'ibiki kwa Shiru niho tugiye kwa Shiru tujye gusura Shiru yego Shiru harya akora iki azwi ku biki Kagugu no mu disc bana no mu disc bazwi cyane Kagugu cyangwa se bahamaze igihe yego Shiru nawe ubwo turebe nde wundi jado Shiru ni hariya yakoreraga ako ntawe hari reka turebe undi ajya ku muhanda wa Makuru nabo ku muhanda urabona ko kibibuka bashyira ikinura uyu musore uramwibuka uyu wicaye hano ndamwibuka ahubwo reka musohote okay bagabanyije agasabune biza agarutse kwibuka ku muhanda umeze neza Dizzo none se sabune ivuyeho hano ku muhanda warahabaninge Kagugu hano kandi abantu ntabwo babizi abantu babizi ko wahakoreye wahavangiye umuziki cyangwa se warageze gusa uracyabyibuka waba gishobora cyane kuri filime n'ibiki byose cyane twegere hariya turebe uko bimeze uko n'ubundi Shiru twamubuze wavuze ngo tubanze turebe ahantu okay apari ya hano ahantu handi uri kumbuye dushaka gutembera hano ku Kagugu mu rugo aho mwabaga hari haruguru ariko ntabwo turagura ibiraha turabigura reka tubanze tugende turebe hano twajyaga duhurira yego abuze ko twari duturanye hari urabyibuka ndabyibuka cyane ikintu kigutunguye iri etaje harahindutse man harahindutse yego n'umuhanda byose biragutunguye cyane byari byose n'abantu baho ntabwo babura kugutungura cyane urabona ko n'abana bateye imbere bose zari abana bose barakuze babaye bakuru cyane ahubwo ntabwo wakina karata wakinaga karata wapi ashaka kuba yaragiye hanze yaragiye ari restaurant iba ari haruguru ntabwo wigeze ujya kuyiriramo kwa Rwasa ariko hari hafi yo mu rugo akunze ko abana bose bakiragiye bajyaga kuharira ibiraha bajyaga kuharira utundi tuntu twabagamo hari haruguru harya ntabwo turagera mu nzira ijya ahantu mwabaga ndahazi neza cyane ntabwo turagera okay abantu ntabwo bari babizi ko Dizzo ari umuturanyi wanjye hari n'akantu tuziranye ko ka kera kigeze kabaga skandari ako ntabwo tukavuga ntabwo twakavuga icyo gihe mpura mu rugo twacaga hano twakatagamo hano ariko hari n'indi nzira inyura hirya ariko ndakeka ko hano ari one of hano niho bakorega nyama hano habaga busheri kuvuga ngo inzira ijya kwa Dizzo yabaga hano Dizzo niho twayaga ducakiranira ari umupeti yego aho ugeze unanakorera hano oya ndavuga ubaninga ntabwo ugeze uhakorera wapi mu rugo harya hari aha hano hari hano
inzu kabisa unfortunately ntabwo wenda ahubwo bahindemo akabari se bahinduye akabari ntabwo wenda turi buze gushyiramo abantu baho reka twihagarare hano kugira ngo tutaza kubangamira abantu baho bari kugira aha ngaha niho hari mu rugo ndavyibuka urabona inzu yarahindutse bahasizemo business birumvikana navuriro yari hano se baje kuhashyira ivuriro nyuma y'ivuriro urabona ko baje kuhashyira business ariko yari inzu abantu babagamo ngira ngo abantu babizi batuye hano Kagugu bose barabizi ko habanje kuba nyuma y'uko havuyemo abantu bagiye batandukanye hajemo ivuriro none ubu hasigaye harimo akabari ngira ngo wenda hari ibibazo nk'ibingahe wenda nifuza kukubaza mbere yuko tujya hariya ubwo tugiye guhita tujya he tugiye kujya gushaka ahantu turi bukuri biraha byo kurya cyane ngira ngo wenda abantu bari buze gukurikira iki kiganiro barakuzi bazi uburyo wenda bavuga ati Dizzo ari mu minsi ye ya nyuma icyo ni ikibazo wenda nifuza kukubaza cyane wenda ku bantu badukurikiye hari abantu bagiye bavuga ngo se Dizzo bigeze he uburwayi bwe ubu bimeze gute ngubu deja bigiye kugera mu kwezi kwa karindwi yego kuva baravuze yuko nzapfa yego bari baguhaye igihe kingana gute amezi 3 yashize mu kwa kangahe bakumaye mu kwa kane yego mu kwa 8 banarapfuye ariko amagambo y'abantu yego iyo Imana ivuze ikindi yego ntabwo wavuga ibindi yego hari icyizere cy'uko Imana ishobora gutiza ubuzima bo wumva uvuga kubera ko byari byose igihe bavuze abaganga bakubwiye igihe ariko uravuze ati abaganga ntabwo ari Imana yego Imana yongereye iminsi yawe cyane nyinshi yo wowe wiyumva ubuzima bwawe bumeze gute yo niyumva mukabari habari ibindi bintu yaba iyo niyumva mba numva meze ndacyagwaye ntabwo urakira yego ibyo ngibyo ntabwo bizakira noneho hari ukuntu nyara amaraso hari ukuntu nduka buri gihe ariko n'ubundi ni hahandi nzi ukuntu bizagenda kuko umuntu muri Amerika reka tugere niho babikora hari ikintu cyitwa death sentence aho ukora icyaha bakagufunga bakavuga yuko noneho uzicwa n'inuza izaca muri veins zawe ntabwo uzi igihe bizaba nibyo abantu ntabwo bari bubure kuza nta kibazo turi muri quartier turi mu rugo ahantu wabaye kandi ni ku nzira abantu bagomba kuza kureba rero ko harimo n'abagukumva meze neza ndabasuhuje wari uri kumbwira uburyo umuntu bamufunga wenda sinzi ni muri Amerika washyizwe kuri death row yego noneho bakagushyira ku bantu kuri list y'abantu bazapfa yego ngewe niko mbifata n'ubundi hari igihe nzapfa yego kanseri iyo igeze ahantu batayikiza yego baba bagukize ku bantu bari gupfa ngewe rero death sentence yanjye izaza Imana nibishaka nibwo izabikora ubwo nuko wenda abantu baracyakubona uracyavanga imiziki uracyitabira ama events agiye atandukanye ariko n'ubundi hakaza amagambo y'abantu ibyo abantu baba bakuvugaho byo bifata ute ntabwo mbyitaho ntabwo nabyitaho kuko ari umuntu ambwiye ngo jya muri RIB ngewe sinzi kuregana urega abantu bavuga ntabwo bimenyere kuko ahantu mva iyo ugiye kumukuregana abantu ufituka abo ureze bafite abandi bantu bahita batumugura ukahita uva ku isi y'abazima uraho mama uhita uva mu bantu bazima yego so nawe nzi kuregana abavuga ngo ujya muri RIB abavuga ngo ibi ntabwo bibaho yego izi ni toca
ibyo ntabwo mbyitaho ngewe nkomeza uko ngenda kuko ubundi ku buzima Imana yamaye yego urumva ni Imana yamaye kuba ndi hano yego aya masegonda duhagaranye nawe turi ku rugendo online TV so yeah yego ni Imana byose ni Imana cyane akenshi hari umuntu kare wari uri kuvuga ndi kumubwira ngo tugiye gukora ikiganiro akajya avuga ngo ni wa musore ngo uri mu minsi ya nyuma ngo uzi iminsi ngo asigaje niko bari kuvuga ibyo byose hari umuntu uri kuvuga ngo njye menye iminsi asigaje ngo nakora ibi ngo nakitwara neza nakitunganya nimba hari uburyo nagiye kure y'Imana n'umuntu narimbwiye ko ngiye kugukoresha niko yari kuvuga ati nkanjye ndi nkawe baramutse bambwiye ngo babuze iki gihe nakora ibi bintu hari uburyo wenda utekereza kuvuga ngo reka wenda kubera ko nibereye gutya negera Imana nsenge okay ngewe nagize umugisha kwitabira igikorwa Rwanda yanumiyemo aho mu kwezi kwa 11 ngaho munyonzi caho mu kwezi kwa 11 aho nari natumiwe na Rwanda yego muri Serena muri sinzi kubivuga mu Kinyarwanda bambabarire muri awareness month yego breast cancer awareness month breast cancer ni kanseri y'ibere baranumira ndagenda abantu baravuga ati mugende nta kibazo abashaka gutambuka nta kibazo abashaka gutambuka mutambuka n'undi ahandi cyangwa umugamanga okay breast cancer awareness month baravuga ati uze numva testimony y'umugore yego yavuze yuko ugomba kubaho uko byagenda kose uko kanseri itera shitani ni shitani wizana yego rero shitani nawe wareka itsinde ngo ureke ibintu byawe byose urumva ngo uhitemo ubuzima bumeze kuntu ugomba kuba ubuzima bwawe uko wagomye kubaho gusenga ni ngombwa yego kuri ngewe noneho yego warenze amezi 3 ariko ugomba kubaho ubuzima bwawe mana niba akazi kabonetse ukakora yego niba wihebe ntiwumve ngo kubera ko bambwiye ko ngiye gupfa ngo reka ndyame n'ubundi nzategereza umunsi nzategereza urupfu ntabwo ibyo bibaho so yeah nibyo ngibyo and yeah yego muri kariya yawe y'ubu DJ uri mu bantu bavanga umuziki bamaze ku babigize umwuga bamaze kugira ku rundi rwego urateganya ibihe bitaramo urateganya kwegera abantu bakunda cyangwa se abagukunda bagusange he bakubone he okay nabanje gukora igitaramo urakoze nabanje gukora igitaramo Sagabe ibigisenyi irubavu mu minsi mikuru yego oya iminsi mukuru nari ndahandi yego aho ngaho nari ndahantu habiri hamwe banyishyuye kugira ngo njye muri prive ahandi banyishyuye kugira ngo njye mu bantu basanzwe yego aho ngaho ntabwo banyishyuye full pay bamaye advance gusa yego namamaze magere n'ibiki byose sorry aho ndahagera ntibanyishyura ariko ku itariki enye z'ukwa 11 ageze muri Sagabe igisenyi Rubavu ndacuranga ubu ngubu ngiye kuza i Kigali aho navukiye yego so hari amashow menshi azaza muri uyu mwaka yego Imana niba umugisha yo kubaho ikigutije ubuzima yego nzakomeza nkora reka tugusabire ku Mana ko ikomeza kugutiza ubuzima kandi nzi ko mbona abantu benshi cyane mu hantu hacyo wakuriye ama interview
abantu benshi baba bagusengera baba bavuga ati Imana ariko nitwibagirwa abana oya bari abamagambo kandi bambwiye ko utajya ubyitaho reka tuvuge abo bamagambo n'ubundi ntago umuntu yababuza kuvuga reka tuvuge abantu bari muri positive wenda babandi baba bifuriza umuntu ibyiza abandi baba bagufasha gusenga kuko burya ni na byiza ko tuba dufite abantu batuvugaho mu buryo bugiye butandukanye kuko biguha kumva ko Imana igukunda nkuko bari kuvuga ati byose n'Imana yabikoze nta ruhare nabigezeho ni byiza cyane hari gahunda ushaka kuba ufite ko wazongera guflyinga yego irahari itike twarayibukinze simvuga umunsi simvuga ukwezi ariko yarabukinze yo gusubira hanze ugiye kujya mu gusubira hariya n'ubundi ibyo ntabwo bivuga biracyari ibanga naho najya Uganda ntabwo bimeze neza naho najya i Burundi hafi. What about your relationship? irahari hari umuntu ni wa wundi tuzi cyangwa ntabwo ari wa wundi muntu hari undi mushya na bro reka mwifurize kugira ibihe byiza mwifurize kurama Imana ikomeze gutiza ubuzima turi kumwe uri umupandimwe urabizi ubundi reka tugende tujye gusangira tujye kuyibira muzanyere mu biryogo bya Kagugu ahantu niho haba ibiraha bya fresh hano Kagugu ngira ngo umunsi wabaga Kagugu ntago wagenda ntago ibintu byose ndabizi ko kintu rukumbuye ari ibiraha sibyo niko bimeze bro bimeze neza ni neza yego ukiraha nangahe nijana dupakingire byinshi cyane bishoboka ibiri buduhaze upakinga mukise katurebe imeze itese cyane ni ibintu byawe ko mbona uravirope nyine uzana udupakingire si cyo kintu wari ukumbuye Kagugu gusa cyane ikintu ukumbuye oya ibindi byose ngira ngo igihe umaze muri Kigali warabibonye icyo wari ukumbuye ni ibiraha byo ku Kagugu hari ikindi nkumbuye ariko navuga mu kiganiro ntabwo uri ikintu ukumbuye ntabwo uri bukivuye mu kiganiro uraza kubivuga nyuma okay ntacyo none se ufite isoni zo kurira hano se oya none se duhereze amazi banzo umva duhe serviette turazifite ntazo ufite amazi se mbega we amazi murafite mbega we Dizzo amazi Dizzo ngewe ngiye kurisha serviette okay mu amazi nawo najyema namufite amazi yonyine nta sosi baguha ari sosi se karabaye bigura ngahe nyabisanzwe namwe ngahe 300 kirani ijana isosi nangahe ni gagandi isosi rizewe se byose ni gagandi isosi y'icyubwo ikoze muri gamazi bayitekesheje gamazi ako Dizzo ziko numvishe Isiko numvishe impamvu wakundaga warukumbuye ibiraha bya Kagugu cyane isiko ntajyaga mbirya ngewe oya wallahi ntago nari nzi ko ibiraha biryoshye nibwo mbyumvishe biraryoshye man ugiye kuduha amazi se amazi ari tayari amazi yo kunywa man na amazi yo kunywa Hello? Ibiraha biryoye uri kumwe n'urugendo TV. Amezi 3 yagarashira. Birakubabaje se? Birambabaje. Ari kurya ibirahane gucura abaturage bacu. Umva. Abagamba abantu tuvuga amagambo. Niyo bateganije urupfu rwanjye. None se Imana itarabikora. Twe turabaki abantu twabivuga. None se muvandimwe nanzi kuvuye mu Burayi. Sibyo? Abaganga bakuvuye baravuze ngo harabura amezi 3 ngupfe. Uracyari ibirayi nibyo bikondora. Oya ntabwo ari byo binkondora. Ariko ni kumbwira iki nkondora. Ni Imana. Ariko bro nawe wavuze nabi. Oya ntabwo mvuze nabi. Isi umusaza.
umva erega ibyo mvuze nibyo numvise kandi none uri umuzimu uri iki nicyo genda kwanza va hano soka urankura se tuvire mu isoko urankura se wasanga uri muzimu waje hano urankura uretse uvuye mu kiganiro cyanjye ibintu uzanye ntabwo ari fresh uranyumvira bari hasi babandi twabonye narindi kubivuga ntazi uko na Kagugu bahari uziko nageraga ngo nose umuntu uri kweri uvuga ngo ko uriho kweri tego itatu tujyaho ubwo ari hose ni handi ukumbuye wapi reka du closing twigendere rero umva abantu bari kuvuga ibi bintu byari byose ariko ni ibiraha ni fresh man uziko ntarinzi impamvu bari kumbwira ngo ukomboye ibiraha ntabwo nzi ko ari uko bimeze genda samura tsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire